nshobora gutera inda ukameza umwana wanjye sibyo none aka kanya nturashaka kujya kungurisha no kwanza indwe ntanubwo arakumwana kwanza ndumva nihebye ntacyo nyimaze. Okay, hari igihe dushobora kumukorera operation turi kugerageza ariko still kugwa. Nembe kureba ibizamini byanyu ndebe ukuntu bimeze ndebe nuko muhagaze ariko nasanze umuntu umwe niwe ufite ikibazo. Ufite ikibazo? Yego. Ndashatse kuvuga iki? Ikibazo cy'isi cyane ahubwo cyane pe kandi sinzi ukuntu nabibasobanurira ariko gerageza ibyo turabyumva. nta kundi kubisibya ndagenda wenda icyo dushaka n'ubundi mu bigaragara ikibazo cyane ariko turashaka kumenya nyine birashoboka ko nyine ni ikihe kibazo nyine birashoboka ko umuntu yakira. Biragoye ko umuntu yakira bitewe n'ukuntu nabonye situation imeze keretse habayemo igitangaza cy'Imana cyonyine nicyo cyatuma ninde ufite ikibazo. madamu wawe ufite ikibazo nta kibazo ufite. Reba neza ntabwo ariko bimeze. Mugabo ngera upime wongere upime ngenda bizimeze neza. Ntabwo bari kuba nyine buryo ukoze ibizamini niyo mpamvu byatumye binatinda kuko ntabwo wakora ibizamini rimwe ngo uhite uzohereza abantu ibisubizo noneho umuryango nkamwe aba ari ikibazo gikomeye cyane. None se muga ushatse kuvuga ko ari ufite ikibazo? Yego niba ufite ikibazo. gusa inzara zimeze nk'iz'ahandi. Hari igihe abantu bakundana igihe kinini bagera bagasa. Turavugana. Nice. Nandusha. Gusa tubyakana kuba gasa neza. Kaba ari keza kabisa ufite amaso yawe. Ntacyo nzogura umwana. Zabo ryari nko muri 2050. Oya shidi ndashaka kubyarira vuba. Okay, c'est bon. Moi amezi makeya amezi 9 ndabona kwa umwana. Amezi 9. Amezi 9 byasaba ko ngutera inda uyu munsi. Nashaka kureba ko afite inda. Ni blague ariko. Oya nagari blague ndafite inda. Nipimye asanga ndi bungenze. Kera nyine tukundana. Nipatse zobyara umwana mwiza. Uri sérieux? Yego. Natevye kubikora none. Uyu ntabwo ari wa mwanya. Wiki. Haracyari kare cyane. Ije haracyari kare gute byarashitse. Simba. Ine kunyegeza none. Ikindi haracyari ngoga gute imyaka ine yose tumaye dukundana. Ariko ntabwo turakora mariage. Sindi dupanga none. Hanyuma. Tuipange. Et puis ejo nyuma ya mariage umwana avuke indi vita yari amezi 3. Yaha.
ndifise indwi zibiri zonyene deja ibintu biramutse bimenyekanye nka papa biramutse bimenyekanye ukuntu nigenda nyine umubarire ngo hano nyine twahuye oya ndabigenze ubundi iyo ndiravamo sa yego shiri iki we ntambwiye yuko ibintu byose tuzobicana mu byo byose yego ariko isi yo muda haracyari giye babo we mbabura mbwira ubwo ko ari prank uri kumbeshya ntabwo ndaguhenda nipimye n'inshuro zishika muri 5 umugabo wawe nta kibazo afite ntabwo mwamvura se ntabwo ndavurwamo biragoye ikintu cyose nagitanga ku mugore wanjye agakira okay sinavuga ngo ni gake ku muntu umeze gutya nyine bishobora kuba yakira okay hari igihe dushobora kumukorera operation turi kugerageza ariko still ugasanga haziyemo n'ibindi bibazo ntabwo nese mudufashe iki icyaba cyiza rero nuko umugore wawe wamuba hafi ukajya umuganiriza cyaje bitangaza nyine nk'iby'Imana ukabona birakunze namwe muzarekere kugerageza bitari njye bibaho nyine y'umwana cyane pe nta kindi kintu dushobora gukora nta kindi pe rero Jordan ikintu cyabaho pe musenge mwiyambaza Imana kandi ikintu utazakora ntuzacike intege kwegera umugore wawe ko nuramuka utangiye kumuhunga agatekereza ibintu cyaba cyiza mwegere umubi hafi niba mwanahuraga gake ugerageze muganire umurema agatima nyine ku buryo ntacike intege hari igihe ushobora gusanga haje igitangaza cy'Imana ugashiduka mwibarutse umwana nta kibazo kandi mugumya kwihangana ndiravamo ni uri kurambarira nko cyane ndarota iyo ndiravamo kuko uyu munsi biramutse byumvikanye njyewe umuhungu wa pasiteri ngo nateye inda hanze umuhungu wa pasiteri duhitemo kwica kubera kugira ngo tuzane ikiremwa cy'Imana kize kibe ibi birarutanwa shere iyo ndiravamo kwanza indwe ntabwo araca arakumwana kwanza ntabwo arabumwana uwo ntabwo oya di sérieux pe muri makeya uyu mwana ntakenewe aracyari umwanya mbega ndakwasi urankunda yego ntama nimba nkunda ukaba uzi neza yuko hari ibintu je na twakoze dukundana bihama bikatuviramo inda urugambira ngo mpite mu kwica inda nzagutera n'iyindi ariko iyi ngiyi nona ubu aka kanya twice iyi ntabwo igomba kuba kubaho umitemo gukorora inda none iyo abagabo ndambwira no
wenda turebe dukore mariage vuba et puis après umwaka utaha ndatekeye mu nzu basi ndumva bikurana nuki gutaha banze nkorurinda ahubwo noneho nkubwire sibyo la semaine prochaine ugomba kuri mu mihango arrange-toi cyangwa niba ushaka ubufasha mbigufasha ariko iyo nda iravamo nonaha Kaya bangu bikunda ndio kuna bindu kanyanga wogira je umurarinda twarabikoze dukundana narinzi ko asho no kwiyumvira basikavuga reka tubane none ngo ndayivane ngo ko umwana wa pasteur Shidi kuno twagize ubukwe bwiza abantu badushigikiye kuno dukundana ahubwo ko nta nubwo nakubyarira nta nubwo naguha umwana kandi ndi umugore ubuse maze iki koko kimaze iki Shidi nacumuye iki ku Mana basi ngusaba imbabazi ntacyo nabuze ukuntu kwitwa ingumba bibabaza Mana nagukoze iki koko wambabariye ukamagana koko Shidi ndumva nihebye ntacyo nyimaze nta kintu nyimaze n'ukuri please ndagukunda kandi nta kintu kimwe cyatuma nkwanga sibyo umuntu uzashyika igihe urambirwe Shidi uzakira igisabo cy'umugore utabyara kuko umbwiza ukuri ko nta kindi umugore arame usibye ko byara byonyine none naniwe n'inshingano zanjye zatumye mbaho Nirasengesho nasenga Shiri ndabizi ko Imana idukunda sibyo twimye umwana nibyo byishimo by'umuntu byonyine bafite ikamubwira katuzikiriza wenda ariye kizagira Imana ikabona ko tumukeneye benshi ntabwo abantu benshi muri bibiri bagiye babyara hashize imyaka n'imyaka sibyo ntabwo nizera mu bitangaza mbabara n'ubinjyanemo Imana yarantereranye imyaka maze ni myinshi cyane umutima wanjye urananiwe please ntiyica mbona ko ngukunda sibyo ndagukunda kandi gukunda gutyo nawe twanashaka umwana tukamwaduta icyambere si umwana ntabwo yatubera umwana wacu ntabwo nabasha kuguha umwana ntabwo umwana twamukunda umwana twadopse n'ukuri Shidi ibaze kumanika ameza umugabo nkunda ikanyima umwana icyo gihano nandikiranuka kuko wambabariye urabazi nta nicyo nabihindura undi no nimba mubwire please byanze ndagira ubwire ikintu cya mbere nyine dukeneye ni ukwiyakira sibyo kandi ikindi ndagukunda nta nubwo neze kugira nkwanga niryo sezerano please niryo sezerano nguhaye
wayisize ntuzasike igihe unyange ntushiri nagutsigira nkwanga sibyo ndabigusezeranya njye usezerana ngwaye nzahora ndi umugabo wawe iteka sibyo listen to me listen I'm your husband right yes can't from now and forever sibyo rero surabizi ko uri umuntu basi umuntu cyo bizasaba cyose nzarinda mpfa nyiri umugabo wawe sibyo please look at me ndi umugabo wawe sibyo no ariko nibantu niba kwanje amangu ufite umugabo utabyara uzakomeza byagenda kose ndi umugabo wawe nawe ndetse we nzapfa nakanangize koko Nsishiri bizakomeza ryari umaze icyumweru cyose urimo urarira ufite kujya mu kazi washo dukora iki nyine muri kano kazi imbaraga nyifite pe nawe nkubeshye Nsishiri ko n'undi wari ubizi ko rwose hari ikibazo cy'impamvu tutabyara tumaze imyaka 3 n'ubundi nta mwana ko warasanze rero ufite ikibazo n'ibyo bitumye uhita wiheba gutyo kuri rwose hagati yanyu nawe hari uwari kukigera ntabwo ubizi kuvukira ubusa ntabwo wabyumva wowe ntabwo wavukiye ubusa amano ufite n'umuntu ugukunda hari abandi batabasha kubyara n'undi badafite n'umuntu wanabakunda sibyo cyangwa se n'umugabo wamenya akahita amuta akamushakira undi kandi njyewe uramfite and I will never leave you shira umuntu I'm sorry to say this ariko uri umuntu akushira mfite igitekerezo ariko niyita umusazi sibyo ndi muzima ndika ikibazo ari njye utabyara why not burana nta kuntu washaka undi muntu watenda mukabyarana are you crazy I'm not crazy nari busy uri kuvuga uri kubyumva shiri none se amaheza azaba yayo ese dushaka umwana tumwadopte nyine njye nacyo bintwaye shiri ko adopte umwana ndabyumva ni kimwe ariko uwo mwana azaza hano ntabwo mbyanze ariko urabizi ko ari wowe nta kibazo ufite uratekereza ko umunsi utazaba umwe uzi ngo uzahora unkunda gutya uzashyika igihe nawe wumva ukeneye kubyara ukeneye icyororo uwo mwana ntago azaba ari uwabyaye ndabizi ntabwo bizabura kuza abagabo niko bimeze kandi mbabarire pe ngende umva uramutse ubyaye umwana ahandi hantu ugashaka umukobwa w'imico myiza ntiwamuheza icyo dutunze cyose ariko byibuze tukabona amaraso yawe nzamukunda uwo mwana uwo mukobwa namara kubyara azarangize nyine natwe ntiyongere no kujya tuvugisha sinshaka no kumenya n'ibye ariko mbona umwana wawe kuko byanga bikunda niba nta mwana wawe mfite igihe kizashyika ndambirwe urabizi uri umuntu ushobora kuba unkunda uyu munsi yego ndabyemera ariko igihe kizashyika nawe wumva ukeneye kuba papa ibyo bintu uzi basi ntacyo bizagutwara nshira nzihangana n'ubundi ese hari amahitamo ufite buriya vugisha ukuri hari amahitamo ubuzima bwe please basi nimba ariyo tukibyo ntigishoboka nkureka tugikore sibyo wenda nimusezeranye ko uzamukunda nyine nk'uwawe cyane kazaba ari amaraso yanjye ibyo uvuga nibyo ushobora kuzicara ntabwo nawe never know ushobora kuzicara bamugani no mu rugo bagatangira kumbaza ibintu byinshi bagatangira kukwanga no kunyangisha rero kadushaka umukobwa nyine mukuze n'igitekerezo sinzi nawe wagikuye tumuha amafaranga adohereza uwo mwana hanyuma uwo mwana nyine n'undi azavukira ahangaha azaba azi ko ari njye papa we ari nawe mama we abushiri one condition yo gushaka kumubona sinshaka no kubona igihe bizabera it's okay twe tuzabuza abanamuzaniye umwana sibyo
sibyo bebe urabizi ukuntu byanga gufata kino cyemezo ndakumva ko nta yandi mahitamo mfite. I need to keep you forever. Kandi nta bundi buryo, nta kintu mfite ntabwo wapfa. Kuki ubuzima butari fair? Stop that. Ndabizi ndari igihe kimwe Imana izatwumva sibyo. Njye naruzinze kwizera kwanjye kose amusobeje. No. Ikizera ibintu bidashoboka. Muganga yavuze ko ntabyara, mfite ikibazo. Please. Mbaria mubyo utekereza byose. Ukwizera kwawe kugumana sibyo. Ukwizera kurarema. Kwizera ko Imana iri kumwe nawe kandi izaduha umwana sibyo. Imana yaramanye ntabwo mbizi icyo njije ariko nyemerera nkoreze ibyo namusabye. Ndagukundira umwana wawe. I love you. Me too. I always love you. Bro. Umve ngo kuva icyo gihe namarira gusa. Yatekereza akarira hamwe nyine no kujya mu kazi byamunaniye. Nibaza ko tumaze imyaka n'ubundi 3 nta rubyaro. Ubu kuba yaramenye ko ari butabyara nibyo bibaye ikibazo. Afite ubwoba bw'uko ushobora kumuharika reka kandi urabizi abana bararyoha. Okay, urumva hari proposal yamaye. Ambwira yuko n'ubundi ko byagenda kose hari igihe kizagira nka mwifuza amaraso ankomokaho. Ko nanamubwiye dushobora kwadota umwana tukamurira n'ubundi afite papa bita mama. Ntacyo bitwaye ngenda byemera. Sinzi kukwanga ngenza ahora ndi umugabo wawe. Ati shiri ndabyumva urankunda uri n'umugabo wanjye. Ariko igihe kizagira nyine nawe uvuga ati n'undi ko mbyara ndi kwibabariza iki gute nari kubyara umwana nkomokaho waye. Ibyo bivaho amitiso cyuko nashaka umukobwa nerinda hanyuma namara kumutera inda akazafata uwo mwana akamuduhereza. Umwana nyine akazakura n'ubundi azi ko ndi papa we mwari mama we ariko at least bwa mufite amaraso yanjye. Abimbwiye numva iyo ngingo niyo ko ku mugani we nanjye ndi umuntu igihe gishobora kuzagira nka ndavuga ngo ndamukunda umugani nanjye kuvuga ngo mbayeho nta mwana afite kandi nzi ko mfite ubushobozi bwo kubyara cyane. Ikanu kandi kumva ntacyo bintwaye ariko hari igihe kigera kuvuga ati nta n'amaraso ufite amukaho kwesha. Umugore ni umuhanga kabisa. Haracyari umuhanga nka kera. Donc wubwe ari kugupropose ushaka umukobwa umwiterera. Rero yabitekereje aravuga ati shiri ndabizi uri umuntu. Igihe gishobora kuzagira nyine ukavuga ati n'ubundi ko mbyara gute ndi kubaho nta mwana mfite. Ugashiduka no ugiye unagiye. Kuruta uko noneho nawe ufite n'umwana wawe ndi kumurera nkamwitaho. Ufite umwana ndabizi ntacyo nta kindi kibazo waba ufite. Kandi koko sinajya kwifuza kubyara abana benshi. Ufite umwe nkomokaho it's okay. Amazing. Ahubwo ikibazo ahantu kiri. Urabizi nyine ko nta bakobwa nziranye ntabwo ngiye. Umukobwa nyine ntajya kubwira ngo ndamutera inda ukembe uzabyemera umukobwa ni ubwoko kikwere. Reka nkwereke. Bimbwiye mita ntangira no gusikaninga ntekereza. Urumva? Hari umukobwa. Urumva? Ntabwo tuziranye bya danje.
ariko ndamuzi nyine ko aririmba muri korali yara ku rusengero rwa umukobwa mwiza pe buriya bro nujya no kubikora ntabwo ujye gushaka umukobwa uza guha umwana usa nk'agasamunyiga so ubwo rero umukobwa mwiza intellectuel ukunda Imana ujya gusenga ariko utabikabiriza cyane kandi wiyitaho ariko please unyenge je numuvugishe any amount no turamutse tumubwiye ibya amount ahita yumva ko dushaka kumugura and shit sibyo okay dore icyo twakora ni iki ngiki first reka muhanze mumenyane tumenyane gute jewe rega ntabwo uzakoresha okay nshakira undi rero ngirega ntabwo ushaka ubundi gukundana nawe ntabwo gukundana nawe icyo dukora ni iki ngiki ubanze mumenyane just ntabwo kumenyana bya deep kumenya ngo uyu ni uyu Bertrand genda njyewe ibi bintu byo kujya njye nkore deal birangire njye nkore deal umukobwa njye wenda tubonane mubwire proposal yanyu nyine and then tubonane muri aferi nta kindi nibyo nyine kandi nyeko atari biza because atazakoresha wireless ubusuza uzagenda afatira room wonje ukore ukora so kugenda utazi ngo yitwa gute bimeze gute okay wenda uraza kumeza nimero ziba amaze kubimbwira tuvugane kuri telefone tunapanga umunsi wo guhura tuzabiganireho ariko ibyo vuga ngo twagenda n'ibyo bishiduka nyine byabaye imbere bigashoboka cyane ariko iyo azi ko nta rukundo rwabayeho n'undi aricara akabona uwo mwana akavuga ati umwana n'undi nta rukundo rwase mfite akamuhereza abakobwa b'iki gihe se shaka urukundo bararugera ko wagize impano ukagwa ku mugore wari tayari ashaka no kwiyubakira akava mu nzira ugira ngo twebwe iyi miguruko tuba turimo ugira ngo twe turorotse so n'inshuti yanjye rero mfasha ubikore don't worry sibyo mu gihe kitarenze amasaha 28 gahunda irabera ku murongo can I trust you you should uyu muhungu kweli nizeye nukukosa ngize kwe antenda mambere ndayikure nuko namwizera hajya ngo ninkuremo inda yiwe reka nanjye ndayikuremo nizeye ko nta kintu nzosubira kuvugana nawe haranyononeye umutima n'umubiri kweri kandi ndayikuremo reka nizeye ko nta nzongera guhurira nawe okay kanje kuyikuramo uje gukora iki hano wowe sari nyanya uje gukora iki hano ubu yareka kumurako sinkene no kura mu maso okay basi mbabwire ko indanje utayikuyemo komeye mwana yego hoya reka nkwereke wemeye umwana wasi ko tubyara reka nkwereke sibyo ngiye kuguha deal so nkunda ngiye kuguha deal kandi nziza sibyo iyo ndari ikibazo ariko bibaye opportunity wabariye papa tugiye agiye ujyana ega amatwi hari umugabo w'inshuti yanjye bafite umugore bamaze igihe bagerageza kubyara byaranze ubwo rero mu minsi ishize we n'umugore we bafashe umwanzuro wo kugira ngo bashake uburyo bwose bushoboka babona umwana badesida kwa adopta barisubira bati no umugore abari upropose umugabo washaka umugore amutera inda ababyarira umwana amubahe bamurere none roshiri wanjye ndashaka kuzana uwo mugabo nubyemera ndakura mva mubwire nubyemera uri umusazi gute se
uzi kuri gito je nabona uri umuntu mwiza none aka kanya nturashaka kuja kungurisha unje kugurisha no ntabwo nje kugeza isasi ndiko ndagutahura ndabona barakumpinduriye niga amatwi nyine sibyo nabare ko kugurisha njyewe ngiye kubifatamo inyungu sibyo we umugabo icyo ashaka no kumva ko yateye na nyuma nasanga atari we c'est bon nubundi bazamurera icyo bashaka n'umwana ikuvuga ngo sibyo inda rimwe ari kuregera amashoka ndayikuremo none uyu mwana namukeneye ko nimba mfite inda ariko ngende mbyarira abantu yego kandi wowe uri hano uri umwana mubi no uri umugome shiri mva nkubwire umugabo afite ikibazo cy'umwana none umwana yakoraniye kwitaho tumutange si ikibazo cyo kumwitaho ikibazo rega ni nuse ni statut ya famille yanjye kumva ko dufite umwana tutarakoze mariage ni ikibazo ntabwo tugiye kugurisha umwana kwana nanje kwana naje na weje nawo ntibikunda oya sindi umugore mubi ntabwo uri kunyumva surankunda yego yaba unkunda ari ntabwo uri kurambarira ngo nkuremwe inda kubana ngo ntibikunda urakuze rero ndakuze twagaye tuko turaronde kuntu tubana ibyo ntibikeneye ntushaka no kubyumva none iyi saha naho uje uri kurambarira umwana ndamugurisha ndashaka kubikuremo amarangamutima uranyanga bro tubikuremo amarangamutima urebe ino opportunity gusa ntacu sibyo none se aho kugira ngo sibyo ukuremo inda kandi hari umuntu ushaka umwana cyane kandi twebwe uyu mwana iyo nda rwose ntakiri butumarire nyine umwana amurondereye isoko sibyo none reka uriya mugabo ubitekerezeho ariko amurondereye isoko ntibikubara baciye cyo kumurondereye isoko no byahuriranye ntabwo byahuriranye gusa ntacu kandi uriya mugabo urabyemeye baramangara ayo ushaka yose ayo ushaka yose yose kandi igihe ntuzagira yumpaho sibyo jamanyanga yawe kweli ntankeneye ikindura umwana mubi kugeza iyi saa sita nenda kuza mpaka uno munsi ko anyereka waramenze imyaka yose ine yose none uri kuranda nawe ubujanja uri kuragurisha umwana inda ninda ikora umuntu wikeneye uno munsi naho ngo kureka umwana tumutanga ibyo sindi ko narabyumva ariko nta ngorane oya nta ngorane ndabikeneye bazuma ngahe ayo ushaka yose angahe ndabizi umuce miliyoni umuce miliyari na yawe gusa reka ntacu mpuza nawe ntacu ndazobimenya mu nyuma yego n'ubundi ko ngiye kwica umwana wanje oya mwica opportunity ndagukunda manu reka umugabo ni peri harya yego okay peri reka ndase ku ntego ngira ngo wenda impamvu uri hano urayizi wenda niko warutije ko nyenye kubwira nyiri bwite so nkuze n'ahantu mbihera ariko ngiye jora bizwe ibintu ngira ngo urabona ko ndi mawe ndabizi wa mugabo ibintu byose ndabizi so rero njye na madamu wanjye cyangwa se madamu wanjye ntabwo afite ubushobozi bwo kuba yabyara and twagize igitekerezo cy'uko dushobora kuadopta umwana dusanga none byazagiye kigera nkifuza kuba nabyara so twifuza ko rero twashaka umukobwa nkamutera inda hanyuma namara kumutera inda tukumvikana amafaranga runaka ngomba kumwishyura hanyuma akabyara uwo mwana akamumereza akikomereza ubuzima bwiwe natwe tugakomeza ubuzima bwacu so rero sinzi nimba iyo deal wayemera bayitanayemera sinzi niba ari umukobwa inshuti yawe ushobora kumbwira hanyuma gusa njye mu bigaragara nashimye wowe ntabwo nakuza hano ndaje ntarabyemeye ahubwo murantevye kuko uhaye imbere yambwiye mukeneye moteri yo kubabyarira ndahari kugira ngo ndabahereze ibyanyu okay gushaka abana bagabo 5 canke 8 nshaka umwana ariko nabwo bishoboka ko nagutera impanga
nimba mu muryango wanyu muzibyara nabwo ntacyo byabitwaye. Okay, anyway, thank you kuba wenda wemeye offer yanjye, ariko please kuri condition yuko numara kubyara umwana ukamuduhereza nta kindi kintu uzadupfana nawe n'uwo mwana cyo muzamupfana. Hagomba kuvuka mama wawe ari uwo abona mu rugo. Tera gahunda y'abana ufise numwita ko gute sindamukeneye gusa nkamwe nyine ko bamukeneye kubyara babyara washaka mukambwira ngo babyara n'icumi ndababahereza cyane uraducangaye ngo nk'umufaranga kuko je na gahunda nagize mu buzima bwanje yo kubyara mumaye nka miliyoni 10 mvuga kubyemera miliyoni 10 ariko n'amafaranga menshi kandi ikindi mvyaye abana babiri ubwo muzompereza nyine akubye kabiri. Okay, urabyufite ngo miliyoni 5 we no kumutwita gusa jewe nemere urazi ko nindiriye dubu ubu nzoze nkweduke inza n'iminkanyari mu maso kubera kubyara amabere yanje agwe kubera kubyara kuri utwo dufaranga. Aya okay, Peri miliyoni 8 tina kugenda hagaze mu 10 wowe niwabikenera umbarike cheko yakubyo navyo nari nateguye kandi batse ko ninde muntu yokumira ko byarira ku munsi ya miliyoni 10 umwana uramuzi ikintu nzoba ndabahaye mwavuze amezi 9 nicaye kubyara birababaza ububabare bwose umva je nuza munsi y'imiliyoni 10 byo konta. Okay, nacyo deal done. Ndaguye 5 itonde ndaguye 5 zo kugutera inda izindi 5 zazigora ku mwana yavutse bamugejeje. Oya amezi 6 kuntera inda hama izindi uzogenda uzima mpaka gushaka ku mezi 8 uzoheje kuzima. Ndaguhereza miliyoni 5 zo kugutera izindi miliyoni 5 zaziguhereza ariko wangejeje umwana. Birashoboka ntabwo bishoboka. Okay, nimba utari ko byumvitse okay bo ndashaka undi muntu. Nurse ubwo ngiye ngwaye amafaranga yose n'ubundi ejo n'umubyara. Okay, nangorana. Ikindi kandi kuri condition yuko numara kumeza umwana wanjye nta kindi kintu nzabanyipfana nawe. Sinkuzi nonzi. Duhura kuko mugabo cyiza cyane. Turazira. Okay. Cheers. Ibyo bintu tubikora ryari? Kwese wahisemo ko tuzana. Shaka jere ntaguhenze. Ntabwo nari kuja muri hotel cyangwa muri lodge. Ntamuntu yari kutubonera kwibaziki. Kandi nabyumve ni ko yakunze yuko urubatse. Rero umuntu atubonye yozo yongabanya umuryango wawe. Ni mpamvu nayindi gusa hano nyine nangorane. Umuntu yakubonye uza hano? Oya, nambonye. Okay, so rero nyine dukora ibyo dukora nizere ko uri munsi yawe y'uburumbuke. Wa mugabo aje rero ubona ndi nk'abopagagura uko babonye kose. Ushaze uvuga nyine ngo tugire yes nyine tugende mutera inda kuri ko cyanza nyine kanda kubarerera imbaruko bizagomba guhitamo uburyo bwo kwa muganga tukagenda kwa muganga gatanga intanga zawe bakazinshiramo rero bitabaye ibyo nimba uzi neza ko tugomba kubikora kugira ngo nsame birasaba yuko ntegura neza mu mutwe cyo sindi ndaya yawe harubwonye wandishe kugira ngo tubikore mu gikorwa cy'umwana cyo kubyara umwana yes niba ari cyo gikorwa ntago uza kunyurira uko wishakiye kose tugende kwa muganga bampereza intanga zawe bazintere tabaye ugomba kuntegura ngi kujya kwa muganga abwire ngo ugiye gutera n'umugore bisanzwe none ntabwo bino bintu ni hagati yanjye nawe nta wundi mushaka bizamo none niyo mpamvu ushaka kunyurira nk'inka
nusushaka muri iki ntegura ngira amajambo meza nawe dukunda ni n'ijambo ngiye kubikora n'umuntu akunda ugomba rero kuntegura ukanyinjizamo urwo rukundo hama nkareba ko biza n'ibitaza urataha n'ibyaza turabikora bari amajambo meza inyegerezi nyine wumva yuko nkaho dukundana kandi n'ibitamfata uraza gutaha uzogaruka please njye nshaka biva mu nzira waretse ushira ntuzi ko tutakundana kweri waretse n'ubundi it's okay umeze uteze okay urabizi kuri mwiza okay actually nyine waretse ibyo bintu tukabireka nyine tugenda tugakona kwishyura n'ubundi tunagira ngo je ndi maraya yawe none warishe ntabwo ndi maraya okay mu kiganza cyawe ikintu cy'inziza nakubwira nuko nyine n'ubundi bwa mbere nkubona nifuje guhitamo umukobwa ushobora gutera iyo nda of course akunyeretse ku mafoto ndavuga ni wawe naje mbona ubwiza nyine uri mu mafoto nyine nabwo ufite so ariko nta kibazo gahunda yo mu maso ngiye kubwira ko ngukunda ariko ndakunda bamukunda bya nyabyo fata umwanya ndagukunda uri mwiza kandi cyane ureba neza mbese biri kugusha muri modo gahoro okay urabizi kuri mwiza wambaye inshuro nyinshi kubera ko nyine uri mwiza nyine ndi kumva narinjira ngo nakubwira rirenze iryo ngirije kandi ntabikoze ko uteye inyuma naguteye umutima ikindi kandi warakoze kuba warumvishe icyifuzo cyanjye wanyegera ndeba nyine ndeba kandi isoni gutera isoni gute ntibivuga okay bivuye gute mbarira ntacu nakunda kuraba ndeba umuciro umugani nakurikirana igisabo isaka isaka ibintu barangishaka gukora ku bintu njye ntabwo dukundana ntabwo tugomba gusoma umudu ushaka umushiramo ni iyihe waretse kungura ukora kuri bigenda byari sawa ntuzi n'imbogo kunsoma wapi ibintu umunsi ku munsi kunsoma okay nanjye ntabwo nabikora n'umuntu ari buze gusoma rero twasomana tujya dukunda ntabwo ukundana njye nawe birimo nshobora kugutera inda ukameza umwana wanjye sibyo reba nyine tugenda tujya kubikora nanjye nabyo nshaka please kiss me
Ni karibu. Ntabwo wanyibariye ariko njye mbere yuko nkwibarira wambwiye ngo uri umugenzi wa Jordan. Yego. Nkaba ntakuzi cyangwa none se uri mubyara we uri sinzi wenda ukaba utari no mu gihugu ahari kuko ndumva ababyara be bose mbazi ku murongo nta famille ntazi rero sinzi uburyo ushaka kumara igihe kingana gutya nawe ntakuzi pe. Sinzi impamvu utanze, sinzi impamvu utakubariye. Bon, ndi umugore wiwe. Umugore wiwe